Imana ifite umugambi mwiza cyane wo kurokora abantu bayo, kandi koko izabikora nubwo abantu benshi badashaka gukoresha ukuri, izabikora. Naho isi yose abayite w'imunsi baceceka, izahagurutsa. Yigeze kubwira Yohana kugira ngo abwire abayisirayeli n'abandi bari bamuteze amatwi, abwira ngo nimudashobora gukora, ngo Imana ishobora guhindura muri aya mabuye. Ni Yesu wabivuze? Ni Yesu. Wigahindura muri abana ba Aburahamu bagahaguruka. Rero bazahaguruka. Yes, ni isezerano rikomeye. Ikintu kidapfa guhindurwa uko wiboneye. Utapfa ni agano mazubuti, ahadi iriyo mazubuti. Urumva? Nukuvuga ngo iri sezerano bari bahanye n'Imana yari bahaye, tukashika kwawo ahadi iliyo mazubuti. Bagombaga kubahiriza isabato, bakayubahiriza, bakayikunda, ngo ntibazarenge imipaka. Mu by'ukuri reka mabwiza ukuri, uwo muntu warengereye itegeko ry'isabato ntaho atandukaniye n'uwabandikanyije Imana ishobora byose. Ntaho batandukaniye. Reka dusome nanone Korowani isura ya 2. Mwihangane nashaka kuvuga icyo Korowani nayo yabivuzeho. Mwaba mwarabashije kumenya mu by'ukuri babandi bigometse ku itegeko ry'isabato, noneho uburyo twababwiye tuti ngaho ni muhinduke inkende manyani wazari, inkende zisuzugure, bagahinduka inyamaswa zisuzugure, barasuzugurika, bateshwa agaciro. Kubera iki? Kubera ko bishiki isabato. Korowani yatubwira ngo Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya mioyo yao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao, kuna kifuniko nawo wana azabu kubwa. Nyuma yo kwigomeka ku mategeko y'Imana no gusuzugura itegeko ry'isabato, Imana yabashije gufata imitima yabo, iyishiraho ikimenyetso, ishiraho kashe. Urumva? Hanyuma ifata n'amatwi yabo ishiraho kashe, ndetse n'amaso yabo ishiraho igifuniko, ngo iratwikirira funga kugira ngo badashobora kumva. Na Yesu ayo magambo yayasubiyemo. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya sabato, abantu bari begereye uwo mugi babashije nukuvuga ngo kwica isabato. Urumva? Ngo samaki wao walipowajia juu ya siku ya sabato yao, na siku wasiofanya sabato hawakuwajia. Hivyo tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakiasi. Nukuvuga ngo Korowani byavuze hano, aya ni amagambo makeya dusomye muri Korowani, ushobora kuzishakira nawe ukazisomera. Tuvuzemo bikeya cyane kubera ko isabato ivugwa cyane hano muri iki gitabo cyitwa Korowani. Nuwe mugambi Imana ifite. Ahangaha turacyarimo kugenda tureba uburyo isabato igomba kubahirizwa, igomba gukundwa n'abantu benshi, ndetse n'abagerageza kugenda bakwepa badashaka guhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, barihagararemo neza kandi bahamye ukuri kabone niyo barenganywa. Ikigaragara rero nuko Imana yo ubwayo ifite umugambi wo kuzana abandi bana bayo baturutse imihanda yose, kuko Adventiste izahora ari urwibutso rw'amategeko y'Imana. Urumva? Izahora ari urwibutso rw'amategeko y'Imana. Ariko abantu benshi bagiye kuzahaguruka noneho, bigaragare ko izahagurutsa benshi baza bahagaze muri uwo mwanya, yewe n'abananiwe kugira ibyo bavuga, Uwiteka bazihagurukiriza baza kuvuga. Azabikora. Wadusomera umurongo wa 8 muri cyo gice barimo. Hosea 11:8. 8 kugera 11. Haratubwira ngo Efurayimu we, nabasha nte kukureka? Nawe Isirayeli we, naguhana nte? Mbese nakugenza nka Adima? Nakugira nkuko nagize Iseboyimu? Umutima wanjye urabagarukiye, n'imbabazi zanjye zose ziragurumana. Sinzakurikiza uburakari bwanjye bukaze, kandi sinzagarurwa no gutsemba Efurayimu, kuko ndi Imana sindi nk'umuntu. Ninjye uwera uri hagati yanyu, sinzatwarana kuri uwo mudugudu.
bazakurikira Uwiteka azivuga nk'intare nukuri azivuga. Abana bazaza bahinda umushyitsi bavuye iburengerazuba, bazaza bavuye muri Egiputa bameze nk'uruhuri, no muri Ashuri bameze nk'inuma, kandi nzabaha kuba mu mazu yabo, niko Uwiteka avuga. Amen. Urumva Imana ifite umugambi wo guhagurutsa, kuko twabivuze ngo Adventiste izakomeza kuba urwibutso rw'amategeko y'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo mbese nabareka nde, nabatererana nde. Ntabwo izabareka, nta nubwo izabajugunya, ntabwo izaba, ariko igiye guhagurutsa abaturutse amahanga n'amahanga. Niyo mpamvu izabavana hehe. Aho hantu hari ahantu usoreje kuri uwo murongo, hasubire subira ku murongo wa 10 hari. Bazakurikira Uwiteka azivuga nk'intare nukuri azivuga. Yego. Abana bazaza bahinda umushyitsi bavuye iburengerazuba. Yego. Bazaza bavuye muri Egiputa bameze nk'uruhuri, no muri Ashuri bameze nk'inuma, Yego. kandi nzabaha kuba mu mazu yabo. Amen. Haleluya. No kuvuga ngo twese tuzahuriza ku mugambi umwe wo kwamamaza ubwami bw'Imana n'amategeko yayo, cyane cyane yayandi yirengagijwe. Itegeko ry'Imana ryirengagijwe, tuzahuriza hamwe tuvuga ubutumwa, tuzifatanya n'abadivandiste b'inyangamugayo bagihagaze neza, bakomeye, duturutse amahanga yose. Ihagurutsa runaka, igahagurutsa runaka, igahagurutsa runaka na runaka na runaka, baturutse impande n'impande mu ndimi zitandukanye n'amoko agize gute atandukanye, bose baze bajye kwishimira mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Hanyuma kandi nanone isabato izamurikirwa ku buryo izabonwa na benshi, bakaza bayigana baturutse ibirere byose by'isi. Isabato ubwayo, amategeko 10 arazwi, 9 yose barayubaha, abandi bose barayumvira, bose buzasanga bayabwiriza banayavugaho. Ariko ijya kane bararyirengagiza. Wibuke kweza umunsi w'iki w'isabato. Hanyuma rero Uwiteka arahishura aravuga ngo itegeko ry'isabato rizamurikirwa. Rwa rumuri nabonye rwamuritse rugatuma abana bose baturuka impande n'impande. Iryo tegeko rero rigomba kumurikirwa ku buryo rizabonwa na benshi. Urumva uko ryayerekwa ryaje, ryatangiye rigenda kuriya, ya projecteur yamurikaga hantu, ari ryo rero ivuze ngo iryo tegeko rigomba kumurikirwa kugira ngo abantu benshi baribone baze barikurikiye. Umuhanuzi Yesaya yabivuzeho neza, igice cya 60. Yesaya 60 umurongo wa 1 aravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Yego. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amina. Umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amen. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Yego. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bose baraterana baza bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Amina. Soma n'umurongo wa 8. Umurongo wa 8. Aba ni bande baguruka nk'igicu, bakamera nk'inuma zisubira mu madirishya yazo. Yego. No kuvuga ngo urumva ko Uwiteka agaragaza ngo iyo sabato izamurikirwa n'umucyo, kandi nimara kumurikirwa n'uwo mucyo abantu benshi bazaza bagana uwo mucyo. Urumva amahanga menshi azahurura aze agana aho wa mucyo warasiye, aho wa mucyo wagaragara, kuko abantu benshi bazahishurirwa bamenye ukuri. Mwuka w'Imana azamanuka mu mitima y'abantu, abinjiremo bahabwa umwuka w'imbaraga bashobore gusobanukirwa. Niyo twavuze ngo amaso y'abazareba, amatwi y'abazumva, n'iminwa yabo indimi zigobotorwa bashobore guhamya ukuri bamaze kumenya, bamaze gusobanukirwa, baturutse amahanga n'amahanga. Bivuze ngo naho mu itorero ry'abadivandiste umunsi wa 7 uyu munsi hataboneka abantu bahaguruka guhamya uko kuri, hari abantu Imana igiye kuzahagurutsa barimo natwe. Haleluya. Barimo natwe. Hari abandi zahagurutsa hirya no hino, wenda hari n'abandi rwagutsa ntabwo mbizi ngeyo sindabimenya, ariko hari n'abashobora guhaguruka baturutse impande n'impande. Rero ibyo bihe byose urumva bazaza ari benshi cyane. Niyo mpamvu yabwiye ngo kebuka urebe hirya no hino. Urumva ngo baraza bagusanga, baraza bahuruye abahungu n'abakobwa baturutse baraguruka nk'igice. Surukumva rurumva bazazana iki imbaraga. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko aya magambo
ubu ni ubuhanuzi byahishuye igice cya 14 tubwirwa ubutumwa bwa marayika batatu ngo mbona marayika aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose nawe asubiramwe amagambo nk'aya ni mwubaha Imana muyihimbaze muramye yaremye ijuru n'isi ingingo yo kuremwa bikadusubiza kuri rya tegeko rya kane twibutsa ko Imana ari umuremyi biratangaje rero ukuri ukuguruka nk'igicu nk'inuma Imana ifite umugambi mwiza cyane wo kurokora abantu bayo kandi koko izabikora nubwo abantu benshi badashaka gukoresha ukuri izabikora naho isi yose abayite w'imunsi baceceka izahagurutse yigeze kubwira Yohana kugira ngo abwire abayisirayeli n'abandi bari bamuteze amatwi abwira ngo nimudashobora gukora ngo Imana ishobora guhindura muri aya mabuye ni Yesu wabivuze ni Yesu ngo igahindura muri abana ba Aburahamu bagahaguruka rero bazahaguruka nukuri nta mpamvu yo gutinya ngo nuko barunaka ngewe ntabwo ntinya ibikomezwa kuko Yesu yarambwiye ngo abantu bazi kumvuga neza uzahura n'abazi kumvuga neza n'abazi kunyamamaza ariko ntibazagutera ubwoba rero nge ntabwo natinya kuvuga ukuri nahawe nitwaje ko barunaka n'abarunaka ari ibikomerezwa banyuranije nanjye kuba wanyuranya nanjye n'uburenganzira bwawe ariko kuba nanasanga ufite ibyo wizera uyu munsi ukumva ko ibyo wari uhagazemo atari ukuri kandi nkakwereka ibihamya muri Bibiliya wemera ni inshingano ijuru riguhaye ni inshingano y'ijuru rwose kandi ngomba kuyuzuza sibyo ntabwo rero ngomba gutinya runaka na runaka nushaka uburinde oya ntabwoba mfite Imana ishimwe rero ngo abantu b'icyo gihe bazaba barakiriye wa mwuka muziranenge wawo ni navuze ngo bakaruhuka isabato bazaba bagiranye n'Imana isezerano abazakira umwuka w'Imana muri kiriya gihe bazasukaho wa mwuka wayo bazagirana n'Imana isezerano abo nibo bazagira yakashe igomba guterwa mu biganza byabo no mu ruhanga ikimenyetso cy'Imana sibyo rero umuhanuzi Yesaya yavuze muri Yesaya 59 umurongo wa 21 subira hejuru aravuga ngo maze aravuga ati yego irindi ryo sezerano nzasezerana nabo yego umwuka wanjye ukurikiraho n'amagambo yanjye subiramo umwuka wanjye ukurikiraho n'amagambo yanjye nshyize mu kanwa kawe ntibizatandukana n'akanwa kawe n'akanwa k'urubyaro rwawe kandi n'ak'ubuvivi bwawe uhereye ubukageza iteka ryose niko Uwiteka avuga haleluya urumva iri sezerano rero rizahoraho kubera ko Uwiteka azaba abyukije abantu kandi tuzaba turi ko tugenda twinjira mu bihe navuga ko ari ibihe by'iherezo isabato ni ikintu gikomeye cyane amina yego Imana ishimwe ubwo urumva uzakurikira ikiganiro azajya agenda asoma ayo masomo yongera yumve neza akurikirana ikiganiro kuko tuba twafashe umwanya wo kuvuga ntitwavuga byose ngo tubishobore Imana yacu ishimwe cyane isabato rero yari iki isabato yari ikintu cy'ingenzi cyangwa se kimwe mu bintu byarangaga amategeko y'Imana isabato yagombaga guhabwa agaciro kayo kuko kimwe mu byatumye abayuda bajyanwa bunyago hari harimo n'isabato urumva cyatumye abayuda bajyanwa bunyago hari harimo n'isabato ushobora gusoma aya magambo mu gitabo cy'Abalewi igice cya 26 kuba twasomeye imirongo n'ubu ntacyo bitwaye yego Abalewi 26 34 kugeza 35 cyakwa turabikora twihuta ngo kitabo kirekire 34 icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikira amatongo namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu ngo nibwo igihugu kizaruhuka kishimira amasabato yacyo kikira amatongo kizaruhuka kuruhuka kitajyaga kiruhuka mu kikibamo dusomere ingoma za kabiri kwa kabiri rw'ingoma igice cya 36 umurongo wa 20 igitabo cya kabiri cy'ingoma 36 20 20 abacitse ku icumu Nebukadinezari abyana Babuloni bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma za Mibuperesi bisobanurwa ngo kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacyo ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye uko iminsi yose cyabereye umusaka cyajiririje isabato kimara imyaka 70 amen urumva bajyanwe bunyago kubera yuko basuzuguye amategeko y'Imana
barapinga harimo n'isabato. Rero iyo usuzuguye isabato kiba ari ikintu gikomeye cyane, kuko ni itegeko ry'Imana uba wishe, ni itegeko ry'Imana uba wasuzuguye, uba wamaze kwigomeka, uba wabaye umupinzi. Korowani rero yavuze iki kubyerekeranye n'isabato? Nashaka kuvuga ko urabona hejuru tuvuze ngo isabato cyari ikintu cy'ingenzi cyane, kimwe mu bintu byari bikomeye byarangaga amategeko y'Imana. Kuko isabato nkuko wari umaze kubivuga mu kanya, isabato niyo irimo ikimenyetso kivuga umuremyi w'ijuru n'isi. Sibyo? Kuko baravuga ngo mu minsi 6 nimwo irema ibintu bitandukanye byinshi cyane, ariko ku munsi wa karindwi igira gute? Iraruhuka. Reka dusome kubyerekeranye n'isabato muri Korowani hano. Sibyo? Ku murongo ku gice cya 4 cya Korowani, ni sura bita surati Anisai, ni sura yitiriwe abagore niko bayita. Turasoma rero dusome gatoya ku murongo, ndahera ku murongo 153 iyi Korowani ndasoma mpereye hano kuri uyu murongo. Haravuga ngo reka dusome umurongo wo hepfo, umurongo 154 Korowani muri Korowani 154. Ngewe iyo ndi gusoma ifite umurongo 155, ariko izindi bamenyereye zose zifite umurongo 154, kuko Korowani zifite imiryango yagiye izitondekanya bitandukanye n'abandi. Korowani y'abasuni n'abashiya ifite umurongo 154. Iyi ni Korowani yasobanuwe n'abasilamu bitwa abahamadiya. Urumva haravuga ngo, reka mbisome mu Giswahili niko mfite irabivuga mu Giswahili ngo, na tukaunyanyua mulima juu yao kwa kufanya agano nao. Urumva ngo tukawaambia ingieni mlangoni hali ya kutii, na pia tukawaambia musiruke mipaka ya sabato, na tukashika kwao ahadi iliyo madhubuti. Nuvuga ngo Imana hano Korowani yatubwira ngo igihe kimwe Imana igirana n'Abayisirayeli isezerano ku musozi, ngo tukawunyanyua mulima juu yao kwa kufanya agano nao. Umuntu ushobora gusoma neza Bibiliya ashobora kwihutira muri Bibiliya igice cya mu gitabo cyo kuvayo Exode igice cya 31 umurongo wa 12 akageza 18, azahasanga amagambo nk'ayigiho Uwiteka yanyeganyezaga wa musozi yego wa Sinayi. Noneho rero nibyo bavuze hano ngo tukawunyanyua mulima juu yao kwa kufanya agano nao, igiye kugirana nabo isezerano rikomeye Abayisirayeli. Ngo turababwira ngo nimwinjire mu muryango mufite kumvira. Bari kwerekeza igihugu cy'Ikanani, nibwo bakoresheje uwo muryango inzira yerekeza Ikanani. Ngo hanyuma turababwira ngo ntimuzarenge imipaka y'isabato, musiluke mipaka ya sabato, mipaka ya sabato, na tukashika kwao ahadi iliyo madhubuti. Iri jambo rivuga ngo madhubuti ni isezerano cyangwa se ni isezerano rikomeye, ikintu kidapfa guhindurwa uko wiboneye, utapfa, ni agano madhubuti, ahadi iliyo madhubuti. Urumva nukuvuga ngo iri sezerano bari bahanye n'Imana yari ibahaye, tukashika kwao ahadi iliyo madhubuti. Bagombaga kubahiriza isabato, bakayubahiriza, bakayikunda, ngo ntibazarenge imipaka. Mu by'ukuri reka mbabwiza ukuri, uwo muntu warengereye itegeko ry'isabato ntaho atandukaniye n'uwabandikanyije Imana ishobora byose, ntaho batandukaniye. Kuko isabato muri kiragiye kwigomeka ku isabato byari bihwanye no kujya kurya inyama zaterekerejwe bigirwamana, byari bihwanye no gusenga ibishushanyo bibajwe. Kandi abantu bagomba kwibuka aya mategeko 10 toya. Amategeko 10 agabyemo ibice bibiri. Hari amategeko 4 ya mbere avuga kubaha Imana, na amategeko arebana n'Imana n'abantu. Amategeko 6 asigaye avuga ku bantu ubwabo ku bwabo, yabo ubwabo ku bwabo, ni imibanire y'abantu ubwabo ku bwabo. Aya niyo mategeko Yesu yasubiyemo igihe yavugaga ngo haranditswe ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ayo ni amategeko bazi. Ayo nane ya mbere avuga kukubaho Uwiteka, kukumukunda n'umutima wawe n'ubwenge n'imbaraga zawe zose. Ayo iryo tegeko ribumbiye mu mategeko 4.
noneho wagaruka kukuvuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, ni mu mategeko atandatu asigaye. Reka tubivugeho byumvikane. Ukundishije Uwiteka umutima we wose n'ubwenge bwe n'imbaraga ze, ntashobora kumubandikanya n'indi mana, ntashobora kurahira ibinyoma nkuko Bibiliya bitubwiye ngo ntukarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma, ntashobora kandi gusenya ibishushanyo bibajwe kuko yarabwiwe ngo ntukaremye igishushanyo kibajwe, ntukakikubita imbere, ntukagikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Siko bimeze. Hanyuma ntashobora gukundisha Imana umutima we wose n'ubwenge bwe n'imbaraga ze zose ngo narangiza yice isabato, kuko yambwiye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato kuko ari umunsi wanjye. Yego, nararemye mu minsi 6, umunsi wa 7 ndawiyegurira, ndaweza nkuha umugisha. Urumva? Kandi ntushobora gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ngo umusambanyirize umugore, cyangwa se ngo umwibe ibintu byiwe, cyangwa ngo wifuze umutungo we kugira ngo ubu wawe, cyangwa ngo umushinje ibinyoma. Sibyo? Ayo mategeko 10 abitse. Yesu yaravuze rero ko itegeko, amategeko y'Imana abumbiye mu mategeko abiri. Abantu rero benshi bajya bavuga ngo rero ngo Yesu yaravuze ngo amategeko yose abumbiye mu rukundo. Ukibwira ngo urukundo ni ukuruvuga utyo gusa, ntumenye icyo ugomba gukora kugira ngo ugaragaze ko ukunda Imana. Bibiliya iratubwira ngo uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye, uwo ni umubeshi. Imana igumugisha cyane. Aha rero twari tuvuze kuri Korowani. Reka dusome nanone Korowani isura ya 2. Mwihangane nashaka kuvuga icyo Korowani nayo yabivuzeho ku murongo wawo wa 65. Korowani igice cya 2 umurongo wa 65 haravuga ngo na kwa yakini mmekwisha wajua wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya sabato, basi tukawaambia kuweni manyani wazalilifu. Urumva ngo mwaba mwarabashije kumenya babandi bigometse ku itegeko ry'isabato. Urumva? Mwaba mwarabashije kumenya mu by'ukuri babandi bigometse ku itegeko ry'isabato, noneho uburyo twababwiye tuti ngaho ni muhinduke inkende manyani wazari, inkende zisuzugure, bagahinduka inyamaswa zisuzugure, barasuzugurika bateshwa agaciro. Kubera iki? Kubera ko bishiki isabato. Urumva? Aha ni ku isabato. Nanone iyi ni Korowani ndi gusoma, nsomye mu isura ya 2 aya ya 65. Nanone twasoma kuri Korowani nanone isura ya 2. Reka turebe ku murongo wa 8. Bamaze gusuzugurika, bamaze guteshwa agaciro, icyo bari babaye niki? Nuko Imana, Korowani yatubwira ngo Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya mioyo yao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao, kuna kifuniko nao wana adhabu kubwa. Nyuma yo kwigomeka ku mategeko y'Imana no gusuzugura itegeko ry'isabato, Imana yabashije gufata imitima yabo, iyishiraho ikimenyetso, ishiraho teraho kashe. Urumva? Hanyuma ifata n'amatwi yabo ishiraho kashe, ndetse n'amaso yabo ishiraho igifuniko ngo iratwikirira funga kugira ngo badashobora kumva. Na Yesu ayo magambo yayasubiyemo. Urumva? Yayasubiremo ngo kubera ko bafite n'ibihano bibwize gute bibateganyirijwe. Amagambo twavuga hano ni menshi cyane. Hanyuma nanone Korowani igice cya 7 aya y'163. 7:133. Reka naho wumve, ndacyari ku isabato. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo na waulize habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari, ngo uzababaze inkuru z'umugi umwe wari uri hafi y'inyanja. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya sabato, abantu bari begereye uwo mugi babashije nukuvuga ngo kwica isabato. Urumva? Ngo samaki wao walipowajia juu ya siku ya sabato yao, na siku wasiofanya sabato hawakuwajia. Hivyo tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakiasi. Nukuvuga ngo Korowani byavuze hano, uyu mugi umwe bashobora kuba bamwe batekereza ko ari umugi wari mu gihugu cyitwaga Shami nayo ni mu bice byahoze ari bya Isirayeli. Ana makuru ushobora gusoma mu gihe cyabayeho ku gihe cya Nabi Sulaiman, cyangwa se mu gihe cy'umugabo witwa Sulaiman cyangwa Salomo. Ego mu gitabo cy'abami ba mbere, abashaka bazajya kwasoma igice cya 7 umurongo wa 26, ndetse n'igice cy'ingoma za 2 igice cya 8 umurongo wa 17. Uyu mugi rero Korowani tubwiye batubwiye ngo habagaho amazi, none ngo ku munsi w'isabato
amafi yose yari muri ayo mazi yazamukaga hejuru, abantu bakayabona yidegembye atembera yota izuba agira gute. Noneho aba bagabo bamwe ngo barigomeka, ngo barangije baragenda bakajya bafata inshundura bakaziraza mu mazi kuri wa munsi wa gatandatu ubwo isabato bagitangiye ku mugoroba, sibyo, babagashiramwo inshundura kugira ngo amafi nazamuka afatwe ku isabato be kugaragaza ko bakoze. Murumva ubwo ngo ntacyo akoze. Noneho rero barangiza bagafata amafi ku isabato ariko batagaragaje ko bakoze. None isabato yarangira bakajya kugira gute gufata amafi, kubera ko mu yindi minsi ngo ntibapfaga kuyabona uko bishakiye. Urumva icyo cyari ikibazo gikomeye cyane, ariko Korani yatubwira ngo icyo cyari ikigaragazo bari bahawe kubera ko bari barigometse ku mategeko y'Imana. Nanone Korani isura ya 16 aya y'124, ana ariho dusoreza kuri uyu murongo, hanyuma dukomeze ikiganiro dukoresheje n'ubundi Bibiliya. 16 umurongo w'124 hatubwira ngo iki? Haratubwira ngo sabato iliwekwa juu ya wale waliohitarifiana kumuhusu yeye Ibrahim na dini yake, na kwa hakika Mola wako atahukumu baina yao siku ya kiyama kuhusu wale waliokuwa wakihitarifiana. Nukuvuga ngo isabato Korani yatubwiye ngo yari yarashizweho nk'ikimenyetso hagati y'aba bantu bagiranye amakimbirane mu rubyaro rwande rwa Abraham. Nukuvuga ngo abana bakomoka kuri Abraham bose ntabwo bahawe kubahiriza isabato. Isabato yashizweho bamwe bayiharira abandi. Aba bana bo mu rubyaro rwa Abraham urabyibuka ko Ibrahim yabyaye Isaka, hanyuma abyara Ishimayeli, abyara n'abandi bana bakomoka kuri Ketura. Aba bana bose rero umikurire yabo n'imikorere yabo ngo bo bagize ugutandukana ku isabato. Bivuze ngo benshi ntibashoboye kubaha isabato, isigara kuri bene nde? Kuri bene Isaka, babandi bakomoka kuri Yakobo 12 abana ba Isirayeli. Aba nibo basigaranye iki? Isabato, bashobora kuyubaha, bashobora kuyumvira. Urumva aya n'amagambo makeya dusomye muri Korani, ushobora kuzishakira nawe ukazisomera. Tubuzemo bikeya cyane kubera ko isabato ivugwa cyane hano muri iki gitabo cyitwa Korani. Ubwo nari ndimo ndavuga ngo Korani ni isezerano rikomeye, nako isabato ni ikimenyetso gikomeye Imana yahaye abantu bagomba kugenderaho, kandi ni ikimenyetso kigaragaza abantu bagandukira Imana ishobora byose mu by'ukuri. Yahwe, ya Mana ya Isirayeli, ya indi yavuze ngo ni jyewe Mana yanyu mugomba gusenga jyewe jyenyine. Irababwira ngo iri ni izina ryanjye mugomba kuba. Yabahaye rero iri tegeko ry'isabato muri Bibiliya harimo henshi wabisoma kandi ukabibona. Hanyuma nanone isabato yari ikimenyetso n'ubundi cyakomezaga kugaragaza imishikirano yihariye yari hagati ya Yahwe n'umuryango wa Isirayeli. Aha wabisoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 31 umurongo waho wa 13. Twasome ikibazo. Okay. 31:13 baratubwira ngo kandi ubwira Abisirayeli uti ntimukabure kuziriza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose. Urakoze rwose. Kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Kugira ngo mumenye ko ndi iki? Uwiteka ubeza. Ni ikimenyetso cy'ibihe byanyu byose. Isabato rero urumva ko yari ikimenyetso cyabo. Hanyuma nanone isabato ni urwibutso ku Bisirayeli ko nanone Yahwe ari we muremyi w'ibiri mu isi n'ijuru byose. Aho twisoma mu gitabo cyo Ezekiel igice cya 20 umurongo wa 20. Ezekiel 20:20 tubwira ngo kandi mujye mweza amasabato yanjye abikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo menye ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Amen. Urumva? Hanyuma isabato yari urwibutso rw'ibyo Yahwe yakoreye Abayisirayeli. Ibyo Yahwe yakoreye Abayisirayeli. Aha tugiye ni itegeko ho basanzwe banabizi Kuva 20 umurongo wa 8 kugeza 11, no gutegeka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza 15. Aha bazahisomera wena ntacyo. Ntacyo byabitwaye. Hanyuma nanone isabato yari gahunda ihoraho yo gusenga Yahwe. Urumva? Iyo sabato bakayiruhuka ku munsi umwe mu cyumweru.
ibyo byari gutuma abantu babona umwanya wo gusenga no kwiga ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana. Urumva wasoma neza muri Yesaya igice cya 58 kubera ko ari umurongo umwe wahasoma, umurongo wa 13. Yesaya 58 umurongo wa 13 aratubwira ngo nuhindukira ntukandagire isabato ukanga ko ari byo wishakiye ku munsi wanjye wera, yego, ahubwo kwita isabato umurenzero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha, yego, ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, yego, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. No 14 musome ntacyo. Nukuzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Amen. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Yego. Amen. Hanyuma nanone turakomeje hano kugira ngo tukomeze turebe, turimo gusoza ikiganiro. Haravuga ngo isabato kandi nkuko tumaze kubisoma, isabato yari ikimenyetso Yahwe yahaye abantu cyuko ishaka ko bamererwa neza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, si byose? Mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'iki bw'umwuka. Isabato yari umunsi wo kwita ku bintu by'umwuka, harimo gusenga, gukorera hamwe mu muryango, gahunda zerekeranye n'amasengesho. Isabato yashyiriweho kugira mu buryo bwo kwiyiziririza, bwari uburyo bwo gukorwa mu buryo bw'ubudahemuka n'urukundo, byari gutuma abantu begera Imana. Kwica isabato bikaba byari gutuma batakaza imigisha y'Imana. Abantu bafite kwica isabato baba batakaje imigisha bakomora kuri Yahwe umuremyi w'ijuru n'isi, bigatuma bahanwa. Bityo rero wasoma, ushoboye gusoma wenda reka twe kwasoma, cyangwa se dufite umwanya twasoma. Twasoma amagambo ari muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 15 kugeza 16. Nanone kandi wasoma Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 21 kugeza ku mirongo 27. Hanyuma nanone isabato nitekerezwe muri ubu buryo bukurikira. Umuntu ushaka kuba isabato, ushaka kuyumva akanayikunda, cyangwa se wa wundi utayishaka utanayumva ariko nayitekereze muri ubu buryo bukurikira. Isabato ni ikiruhuko ngaruka cy'umweru kigomba kuruhukwa na buri wese. Urumva? Ni ikiruhuko ngaruka cy'umweru kigomba kuruhukwa na buri wese hatavuyemo n'umwe mu bantu. Kuva igice cya 20 umurongo wa 8-11 twahabonye, ariko noneho abanyamahanga bajya bakona ngo twebwe turi abanyamahanga ngo ntabwo turi abayisirayeli. Ndashaka ngo basome Yesaya 56 umurongo wa 1 kugeza ku 8. Uwiteka aravuga ati, mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kari hafi no gucyanuka kwanjye kugiye guhishurwa. Yego. Hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu bikomeza. Yego. Akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Umwana w'umuntu bikomeza ni umwisirayeli, n'umwana w'umuntu, n'umwana w'umuntu. Ubwo ngiye ndimo nawe urimo. Sawa. 3. Kandi umunyamahanga wakwa kuwiteka ye kuvuga ati, yego, urumva cya kibazo abanyamahanga bibaza n'abandi bibazaga muri kiriya gihe cya mbere, noneho nawe ye kuvuga ati, yego, ye kuvuga ati Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe. Kandi n'inkone ye kuvuga ati, dore ndi igiti cyumye. Yego. Kuko Uwiteka avuga ati, iby'inkone ze z'amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira, zigakomeza isezerano ryanjye. Nzazishyirira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye, nzihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa. Yego. Nzaziha izina rizahoraho ritazakurwaho. Amen. 6. Kandi abanyamahanga bakakuwiteka, abanyamahanga bakamukorera bakunze izina rye. Yego. Bakabagaragu be. Yego. Umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera. Amen. Mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Haleluya. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa, bitambirwe ku gicaniro cyanjye. Kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Amen. Inzu yanjye izaba inzu yo gusengerwamo n'iki? N'amahanga yose. None bavuze ku bantu babiri bakomeye, inkone n'umunyamahanga. Ubundi aba bantu ntibabaga bemerewe kwinjira mu materaniro y'Uwiteka mu gihe cya Isirayeli. Ariko none Uwiteka abahaye promotion, arabemereye kugira ngo binjire, ariko nabarababwira ngo nimwubaha isabato mugakomeza isezerano ryanjye. So uri kubyumva, aba banyamahanga rero n'inkone bakaba bemerewe kwinjira. Ese none twebwe twivanamo dushingiye kuki?
Imana itugirire neza kandi iyobora abantu kugira ngo bashobore kuyoboka inzira yayo. Amen. Muri bya bindi tugomba gukurikira twitondeye tukanabitekerezaho neza. Isabato nk'ikiruhuko turuhukira muri Kristo Yesu kubwo kubabarirwa ibyaha. Iyi ni isabato y'ikiruhuko cya kabiri. Ni ikiruhuko cya kabiri. Icya mbere ni isabato ngaruka cy'umweru. Cya kabiri ni ikiruhuko turuhukira muri Kristo Yesu. Nayo ni isabato. Matayo 11 umurongo wa 28. Reka tuhasome n'iryo somo rizwi cyane. Yego. Matayo 11:28 hari amagambo meza kurarika kwa Yesu ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Muze munsange ndagira gute? Ndabaruhura. Uruhukiye muri Kristo pe ageze mu isabato. Ariko iyi ni isabato yo kubabarirwa iki? Ibyaha babonera muri Kristo Yesu. Buri wese arasabwa kuyiruhuka. Ni nayo ngombwa cyane. Iyi ni ingenzi kugeza kuri ya yindi niyo igufasha kubahiriza iriya ya mbere. Yes. No kuvuga rero ngo ahandi bazasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 2:38. Aya ni amasomo maremare cyane. Nanone ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 31 n'igice cya 13:38 Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 ndetse no muri Luka igice cya 24 umurongo wa 47. Isabato ya gatatu. Iya mbere ni ikiruhuko ngaruka cy'umweru. Iya kabiri niyo turuhukira muri Kristo Yesu. Iya gatatu ni isabato nk'ikiruhuko tuzaruhukira mu ijuru aho tuzaba dusoje imirimo yacu yose. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Abaheburayo 4 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Nuko rero ubwisezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho dutinye kugira ngo hari atagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Yego. Natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye aribwo Imana yarutse yabuje imirimo yayo imaze kurema isi. Amen. Hanyuma wa kwihuta ariko mbere yuko dusomera umurongo wa 9 n'uwa 12. Ahangaha abantu benshi bakunda kuhibesha ngo Imana yari irahiriye ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, ngo hanyuma handi bakajyamo bakavuga ngo niwumva ijwi ryayo uyu munsi ntiwinangire umutima, ngo iyo yose baruhura ntihajyaga kuboneka undi munsi. Ayo magambo urayazi ko bajye bayavuga cyane. Yesu yarambwiye ngo amagambo aya ngaya uyu mwanditsi w'Abaheburayo yanditse, iyo yose baruhura ntabwo yose yagiye kuruhura abantu kubyerekeranye n'isabato y'umunsi wa karindwi, ahubwo Yosuwa bazasome inkuru ze mu gitabo cye nuko Yosuwa yavanye Abayisirayeli mu butayu abajyana hehe i Kanani. Hanyuma abagombaga kugera i Kanani bose ntibagezeyo kuko mu gihe cya Mose barigometse baguye mu butayu. Wibuke ndashaka gusobanura kuri ari amagambo avuga ngo iyo Yosuwa baruhura ntihajyaga kuboneka undi munsi, ngo kandi ngo mwibuke aho yarahiye ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ntabwo Imana yigeze irahira ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye bitewe nuko batazinjira ngo bubahirize isabato y'umunsi wa karindwi. Oya, ahubwo yabwiye Mose ngo abo bantu bigometse bakaba bavuze ngo ntibashaka kujya i Kanani, ngo kubera yuko ngo babonye abantu ari barebare ntibizere icyo navuganye nabo. Abo bantu bose ndarahiye nta numwe uzakandagizaho ikirenge. Aravuga ngo iminsi 40 mwamaze mutata icyo gihugu izabahindukiramo imyaka 40, ngo muzarangiza iyo myaka 40 muzerera muri ubu butayu mwese abakuze abavuye mu gihugu cya Egiputa muri hejuru y'imyaka 20 mwese muzarimbukira muri ubu butayu mushire. Kereka abagabo bangaye? Babiri, Yosuwa nande na Kalebu. Ubwo twavuze mu ncamake kugira ngo tutajya kumara umwanya tugiye gusoma, benshi barahazi aho hantu. Imana yari imaze kubarahira rero ko batazinjira muri ubwo buruhukiro bw'i Kanani, apana uruhukiro bw'isabato y'umunsi wa karindwi. N'uburuhukiro mu gihugu cy'i Kanani bagombaga kugerayo bakicara bakaruhuka ububata bagakira ubucakara bakava mu bunyage bakaba bageze mu gihugu cyabo cy'isezerano. Hanyuma rero bayigomeye Imana irababwira ngo ntimuzinjirayo ndabarahiye, kandi koko ntibagezeyo. Kereka abana babo ndetse na Yosuwa nande na Kalebu bonyine nibo bagezeyo. Rero Yosuwa ntiyashoboye kuruhura abo Bisirayeli kubera ko Imana yari yarahiye ngo ntibazinjirayo.
urumva abashoboye kugeraho n'abana babo. Ikindi nuko mu gihugu cy'Ikanani batahageze ngo baruhukire mu by'ukuri, baruhuke bya nyabyo, kubera ko bakomeje kwigomeka, bakomeza kwica amategeko y'Imana, bityo Imana ikajya ibateza ibyago, amakuba, intambara zihoraho, kubera ko babaga bagize gute, bayigometseho. Bisobanuye ko ubutumwa bw'umwanditsi w'Abayurayo adusubiza kuri ya Kanani yo mu isi ko hari abayigomwe, ntibagere muri icyo kiruhuko. Yego, bityo natwe nitwumva ijwi ryayo uyu munsi tukangira umutima kugira ngo tutazamera nkabo tukavutswa Kanani yo mu ijuru. Urumva rero aho kubera twari turi ku isabato ya kangahe, ya gatatu. Nukuvuga rero ngo niba hakiriwe isezerano ry'uburuhukiro bwayo, yego, mwirinde kugira ngo namwe mutagaragara ko mwigometse mugasuzugura, bityo ubwo buruhukiro mwakagombye kuzinjiramo ntimuzashobora kugira gute kubwinjira, kuko hari aho yabwiye Abisirayeli ngo ibarahira ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanyu. Rero natwe uyu munsi birashoboka ko hari abashobora kubwirwa ngo ntimuzabwinjiramo, kandi barahari, sibyo? Hariho abatazabwinjiramo. Rero ahangaha tukiri ahangaha dusoma umurongo wa 9 kugeza 12 kugira ngo dusoze iki gice. Nuko rero kubw'ibyo haracyari uburuhukiro bw'isabato bubicyo abantu b'Imana. Yego, kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yarutse yayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegerezo cya babandi cyo kutumvira. Ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusoko, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Amen. Wabyumvise? Urumva ko rero uburuhukiro duteganyirijwe buracyahari, sibyo? Hariho rero n'ababuze ubwa mbere kubera ko bigometse. Nanone birashoboka ko nk'uko umwanditsi bivuze hari abazabura uburuhukiro bukurikiyeho kubera ko nanone bazaba bagize gute, barigometse. Niyo mpamvu condition imwe nuko utinangira umutima, tubure kumvira ijwi ry'Imana. Yego, niyo mpamvu bavuze ngo uyu munsi ni wumva ijwi ryayo ntiwinangire iki, umutima. Abantu rero bakunda gukoresha aya masomo babesha ngo isabato yakuweho, ngo bashiraho ngo ku cyumweru. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo, kubera ko ibi bintu twabihaweho umucyo ku buryo burambuye, tumenya neza impamvu yatumye hakurwaho isabato hagashyirwaho ku cyumweru. Buriya ntabwo ari n'ibintu byabayeho ngo bibe ngo bikorwe. Abantu bakunda kubesha ngo abigishwa ba Kristo Yesu ngo nabo ntibubahirije isabato, ntabwo ari byo, kuko yukomeje gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bakubwira amateraniro yakorwaga ku isabato, hanyuma ku cyumweru bagahura bagakusanya inkunga zizajya gufasha abandi, kandi bakanasangira umutsima wo kwibuka urupfu n'izuka, urupfu rwa Kristo Yesu. Uri kubyumva? Ntabwo basangiraga igaburo cyangwa se kumanyura imitsima, ntibabikoraga ku isabato. No gukusanya impiya, amafaranga azajya gufasha abantu, ntibabikoraga ku isabato. Ku isabato barigaga ijambo ry'Imana bakanasenga, hanyuma ku wa mbere w'iminsi 7 bagaterana bagakusanya za mpiya zajya gufasha abantu, bakanamanyura umutsima. Ko igitabo kitubwira, sibyo? Arubahirijwe, birazamuka kugeza mu myaka y'igihe cy'umwami Constantine. Sabato yari ikiri kuri gahunda. Yewe na Kiliziya ya mbere y'Abaromani yagendeye yubahirije sabato, sibyo? Yubahirizaga ya mbere y'Abaromani rwose. Yego, iyo yubahirizaga iki, isabato. Rero bivuze ngo isabato yakuweho nyuma, ikurwaho nk'ikimenyetso cy'Imana ihoraho, bagikuraho bashiraho ibindi bimenyetso byabo bwite kugira ngo bashobore kwisanisha n'abanyamahanga. Nkuko Kiliziya yagize imigenzo myinshi yo kugenda ihindura ibintu byinshi, ni nako byagenze no ku isabato no ku bindi ushobora kuzareba. Hanyuma ndi mu gusoza rero kuri iki kintu, mbere yuko mvuga ngo isabato si umutwaro ugomba kuremerera abantu, ni ukuvuga ngo hari uburyo bagomba kumenyamo. Hari abantu bakunda kutubwira ngo Yesu niwe mwami w'isabato. Yansobanuriye neza, arambwira ngo nibyo, ndi umwami w'isabato. Ariko none niba umuntu yiyemeje ko yubaha umwami w'igihugu, birakwiriye ko uwo muntu yica amategeko y'uwo mwami. Iyo Perezida wa Repubulika ni ikimenyetso cyumvikana kandi gifatikana kunze cyane, reka bose bacyumve, sibyo? Yaravuze ngo iyo Perezida wa Repubulika agiye kurahira, mu bintu arahirira harimo kurinda itegeko nshinga. Ni nayo nshingano ye ya mbere ahari, sibyo? Arahirira kurinda itegeko nshinga. Noneho niba arahiriye kurinda itegeko nshinga, ubwo ni umwami w'iryo tegeko cyane, sibyo? Ukugira ngo abantu bumve icyo bivuze,
kuvuga ngo Yesu ni umwami w'isabato ntabwo bivuze yuko ahaye abantu uburenganzira bwo kuryica. Yego, noneho uhagarariye itegeko nshinga ni umwami w'iryo tegeko, sibyo? Bivuze ngo umunyarwanda, wenda n'urugero hano iwacu mu Rwanda, umunyarwanda utubahiriza itegeko nshinga, uwo nguwo wamushyira mu ruhe rwego? ahubwo umunyarwanda uvuga ko akunda perezida wa repubulika, perezida w'igihugu, yego, ni gute atakubahiriza itegeko nshinga? Aha, urumva? Yaha, ni ukuvuga ngo n'uwo bagiye guha ubwenegihugu, ejo bundi harabona umishe barahiriye kuba abanyarwanda, sibyo? Bamanza kumubwira itegeko nshinga, sibyo? Agomba kugenderaho, atazarengera, kuko narengera azahanwa n'iryo tegeko. Siko bimeze? Bakabona bakamuha indangamuntu igaragaza ko ari umunyarwanda. Kandi nyine intambwe ya mbere nuko yakunze icyo gihugu n'ubuyobozi bwacu. No, iyo wakunze ubuyobozi rero bw'igihugu n'igihugu ukaba wagikunze, biragusaba ngo ugendere ku mategeko y'igihugu, sibyo? Siko bimeze? Rero Yesu yaravuze ngo uvuga yuko Yesu ari umwami w'isabato bikamuha umwanya wo kwica itegeko rye, bivuze ngo uwo muntu mu by'ukuri ntabwo yubaha uwo mwami, kuko uwubaha umwami agomba kubaha n'itegeko uwo mwami abereye umuyobozi wayo, sibyo? Arongera arambwira ngo abantu bakunda kuvuga ngo isabato yabayeho kubw'abantu, ngo ntabwo abantu babayeho kubw'iki? Kubw'isabato. Ngo ntabwo, yes, isabato yabayeho kubw'abantu, ariko abantu so babayeho kubw'iki? Kubw'isabato. Aranjyana mu gitabo cy'Itangiriro, turabona Imana iri kurema umuntu, sibyo? Adamu. Yego, yararebye Adamu amaze kuba iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka tumuremere umufasha ugize gute? Umukwiriye. Urumva? Noneho arangiye aravuga ngo ko umugore yabayeho kubw'umugabo, birakwiriye ko umugabo amufata akamukandamiza, ajya mugenda ku mutwe kubera ko umugore yabayeho kubw'umugabo. Uzukuna Adamu shize hejuru, yaramufasha aramuzamura ati iri ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Urumva umugore agomba gukundwa, akubahwa, agafatwa neza, sibyo? Na ba Paulo na Petero bayasuyemo cyane. Uko Kristo akunda itorero niko n'umugabo agomba gukunda iki? Umugore we. Uko rero niko umuntu akwiriye gufata isabato akanayikunda, nayo akayikuyakuya, kuko mu isabato harimo ikimenyetso gikomeye cy'ubusabane bw'umuntu hagati ye n'Imana, sibyo? Yego, arambwira rero ngo ntabwo bikwiye ko ari uko nguko bigenda. Ikindi, kuba umuntu yarahawe isabato bitumye ahubwo umuntu agira inshingano yo kuyitaho no kuyibuka. Yego, kuko warayihawe nk'impano. None se impano wahawe, ninde muntu mu Gifaransa bavuga ngo yahawe souvenir, ngo bamuhaye souvenir, bamuhaye cadeau, sibyo? Sibyo? None se nimba ari cadeau, icyo kintu cyitwa souvenir, urwibutso, ubwo ahantu heza cyane, sibyo? So ushira ahantu heza, none wowe wahawe urwibutso rw'isabato, irabivuze ngo n'urwibutso rwanjye, none wowe namwe, sibyo? N'urwibutso rugomba kuba hagati yanjye nawe, urarufashe rwa rwibutso ugiye kujugunya inyuma, ntabwo bishoboka. Harubwo bishoboka. Rero isabato bayifata nk'urwibutso, ku buryo bagomba kuyikunda kandi bagahora bibukiraho umuremyi wabo. Ntabwo isabato ari ikintu bagomba gufata ngo bajugunyire inyuma mu kimboteri, mu ngarani. Oya, ntabwo isabato ijugunywa mu myanda, ahubwo ishyirwa ahantu nk'urwibutso ruzwi ahantu ruri. Bamwe bajya bakora izo nzibutso bakazikorera utuntu bavugaga, sibyo? Siko bigenda. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Urumva rero nayihaweho ibisobanuro ku buryo bukomeye, ku buryo umuntu adagomba kuyifata uko yiboneye. Ngiye niyo mbonye abantu barimo barigisha ibyo bishakiye, bakavuga uko bishakira isabato, abandi bakajya ku macano zatandukanye bakavuga ibintu bumva n'ibiki n'ibiki, numva mbabaye cyane. Buriya nuko ntari nabona uburyo bwo kuba nahaguruka ngo mbivuge ku macano yose byanshobokera ko bemera gutambutsa iki kiganiro. Ariko mba numva nshaka kubwira abantu kukuri, bakakumva, bakanagusobanukirwa, kuko abantu benshi bari mu bujiji, ntabwo bigeze basobanukirwa neza, bahagurukira muri ya matorero n'amadini batabyemera, batemera iki kintu, sibyo? Ni nk'uko umuntu nimba bakubwiye ngo wenda ntanga urugero se gutera, bitewe n'uburyo amadini yizera, amadini amwe n'amwe yemera. Hari tuvuge n'urugero, hari nk'amadini ya Gikristo ya amwe n'amwe, amenshi ndetse atemera Bikira Mariya nk'umwamikazi w'ijuru n'isi, sibyo? Tibabyemera batyo, nta nubwo bashobora no kumwiyambaza, subize. Ariko uwavukiye muri Katolike akarikuriramo, we rwose barabimutoza akabyumva kandi akanabyemera, siko bimeze? Rero no mu madini yacu asanzwe hari abantu bavukiyemo, hari n'abantu binjiramo bakakwereka rwose ko isabato iyo nta kivuze, utanayubahirije ntacyo bitwaye, ngo wowe uzagendere mu rukundo, nyamara ntibite ku gisobanuro cy'urukundo Yesu yatanze. Hanyuma rero tukiri aha ngaha, ijambo rimwe ndaza kurisoma turi gusoza, ariko reka nsoze hano.
isabato si umutwaro kubemera igitambo cya Kristo Yesu. Urumva? Isabato si umutwaro ku bantu bose bemera igitambo cya Kristo Yesu. Niyo mpamvu igihe havuzwe isabato abantu batagomba kujya bihuta bavuga ngo ngo bari kutugarura mu mategeko, ngo bajyanye abantu mu mategeko, ngo kandi ngo Kristo yaritambye, ngo kandi ngo biriya ngo iratubwira ngo nuko rero ngo bari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazakirwaho, ngo iyo twageze muri Kristo ngo ntago tuba tubitwagwa n'amategeko. Nibyo koko ntabwo ukwiriye gutwagwa n'amategeko. Iri jambo risobanura iki? Kuvuga ngo ntutwagwa n'amategeko, Paulo yabivuze neza avuga ngo amategeko y'Imana ni meza cyane, ngo mbese none amategeko ryose ni iryera, sibyo? Ni kuvuga ngo niba amategeko ngo kandi n'ay'umwuka, sibyo? Ngo kandi n'ay'umwuka. Abaromegisha cya 7. Aha. Nimba amategeko ari ay'umwuka, akaba amategeko y'Imana ari meza, yaranditse avuga ngo none icyo cyiza cyaba cyarampindukiriye ikibi, ngo ntibikabeho. Aravuga ngo ntibikagire gute? Ntibikabeho. Muri we rero harimo avuga ngo muri nge harimo itegeko rinyemeza kuba, umutima wanjye unyemeza kuba itegeko ry'Imana. Ngo ariko hariho n'irindi tegeko ry'icyaha. Umuntu wese udashaka kuba amategeko y'Imana rero nuko arwanirwa muri we n'amategeko abiri. Hariho rero itegeko ry'icyaha ryo riganza cyane rikamubuza kubahiriza itegeko ry'Imana. Cyo kintu bajye barakizirikana kandi bagitekerezeho. Siko bimeze. Rero amategeko y'Imana ni meza, ntabwo akwiriye kutubera umutwaro. Amategeko y'Imana ni meza, nta nubwo dukwiriye kuyica. Paulo yavuze ngo none twica amategeko y'Imana. Oya, ntibikabeho. Itegeko y'Imana rikomba kubahirizwa. Bazabisoma ngo muri abo Baroma igice cya kangahe? Cya 7. Kindi watubwiye gikomeye. Nuko niba ya mategeko 9 yandi wigeze gukomoza agomba kubahirizwa abantu bakayabwiriza. Yego. Kubera icyo bigeze ku itegeko rya 4 aribwo bihinduka ko tugiye gutwarwa n'amategeko. Aha. Cyo genda tubona ubusanzwe. Ikibazo rero kiraho ngaho urumva ko kirakomeye. Umuntu arakubwiye ngo ntugasambane. Reka tubivugire nanga umuntu wese uzumva wenda uri kumva iki kiganiro, sibyo? Umuntu uri kumva iki kiganiro atubwire impamvu bashaka kukubwira ngo ntugasambane, ntukibe, ntukice. Bakakubwira ko ari amategeko y'Imana. Kandi ibyo bikaba atari ugutwarwa n'amategeko. Bakakwereka ko aho ngaho nta kibazo gihari, sibyo? Ariko mu by'ukuri iyo barimo barabavuga bakubwira ngo ayo amategeko y'iki? Y'Imana. Noneho bakugeza ku itegeko rya 4 warivugaho ngo ngo haranditswe ngo ntabwo tugitwagwa n'iki? N'amategeko. Bazatubwira umuntu usambana iwabo bakamureka mu matorero yabo, yakwiba bakamureka, yakwica bakamureka kugira ngo ubwicanyi bukomeze bubeho, sibyo? Nibazatubwire umuntu ubikora iwabo bakamwumva nta kibazo bafitanye nawe. Nibwa ko iryo dini rinadutse ritahabwa ubuzima gatozi. Ntabwo ryabwa ubuzima gatozi. Yes, sibyo? Nta buzima gatozi. None ni gute umuntu ashaka kukubwira ngo nububahiriza isabato utwawe n'amategeko? Akibagirwa ko yaje yakubwiye ngo ntugasambane, akibagirwa ko yakubwiye ngo ntukibe. Icyo bivuze rero ni iki? Gutwarwa n'amategeko ni iki? Umuntu kuko Paulo yavuze ngo twebwe amategeko yari umushorero utujyanaga tugeza kuri nde? Kuri Kristo. Haleluya. Urumva neza? Rero niba amategeko yari umurezi, yaratureze, aradutoza, tuyagenderamo, turayubaha none kugeza Kristo yaraje. Ariko ko Kristo aje aratubwiye ngo wa murezi ni mumufate mu mukubite. Umurezi agomba kubaho kubera ko yatunyujije mu nzira twagombaga kunyuramo, sibyo? Umurezi wawe yakubereye umwarimu, yarakwigishije, aragutoza, akwereka ntabwo ushobora kugera mu rwego ruhanitse. Nukuvuga ngo umuntu wigishijwe arazamuka arenga uwa mbere, agera segondera, ava segondera ajya kaminuza, afata amadiploma zitandukanye, agera muri PhD cyangwa se za masters n'ibindi, sibyo? Azasuzugura umwarimu wamwigishije mu wa mbere? Reka ntabwo bishoboka. Yasuzugura umwarimu wamwigishije segonderi? Ntabwo bibaho. Rero amategeko agomba kubahwa mu buryo bwayo. Noneho icyo bavuga ngo kutwarwa n'amategeko, ngo ngiye singitwarwa n'amategeko, icyo bivuze niki? Ndatanga urugero rwiza ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu mu Rwanda hari itegeko rihana genocide n'ingengabitekerezo yayo, sibyo? Yego. None umuntu uzahanwa n'iri tegeko ninde? Ntufite yangengabitekerezo ya genocide. Ntufite ingengabitekerezo ya genocide. Hanyuma udafite ingengabitekerezo itegeko riramutwara. Nta nubwo ashobora no kutibuka ko ribaho kuko ntayimurimo. Yes, umudendezo kuri byo. Ashobora kwicara kumva nta niribaho rwose kubera ko nta kibazo yifitiye, nta ngengabitekerezo yashyize mubamo, atari uko itegeko ryamubujije kubikora. Undi niba ari abashaka kubyicengezamo, we aribuka ko utunama twarwiherera. Aha, kubera ko azi ko ari itegeko.
umushinja urakoze cyane. Rero ni ukuvuga ngo uyu muntu abaho mu mudendezo wa wundi udafite ingengabitekerezo ya jenoside, abaho mu buryo bwiza bw'umudendezo n'ibyishimo n'amahoro. Nta nubwo wa mugani wawe ashobora gutekereza ko n'iryo tegeko ririho kubera ko nta kimurimo. Umuntu rero wamaze kuva mu ngeso mbi z'ubusambanyi, nta nubwo atekereza ubusambanyi muri we, nta nubwo azumva ko ari itegeko. Nta ntambara afite nk'izo mu mutima, nta ntambara afite yo kwibibya abandi kubera ko nta bimubamo. Rero Bibiliya tubwira ngo uvuga yuko amuzi agomba kuba aboneye nk'uko uwo nguwo agize gute aboneye. Bivuze yuko iyo wamaze kubyarwa n'Imana ntabwo uba ukigenda ku mubyaha, nta nubwo ngo ubiramiramo. Wowe ubwawe uri mu Mana nyine. Amategeko rero nta kikugenga kubera ko nta cyaha uri bukore kigugira ute gihanishwa rya tegeko, si byose. Hari ingingo uvuze Paulo yandikiye abagatu yerekeranye no gutwara no kuba ari mwarimu amategeko. Yego. Iki kintu gikwiye kumvikana neza. Yego. Buriya amategeko niyo yatumenyesheje ko tutishoboye, yatwigishije uburyo dutishoboye dukeneye Yesu, kuko yaduciriyeho iteka. Yego. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Yego. Noneho tumenya yuko hari Kristo wemeye gupfa kuko twisha amategeko. Amategeko burya ari umushinga. Turamutse tuyasibye, uwo mwarimu tumukuye, nta nubwo twakenera Yesu. Kuko twabona yuko twihagije nta kibazo tugifite. Ariko igihe amategeko agihari, duhita tubona nta mbaraga dufite, tugahita dukenera uziduha ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero Paulo yavuze ngo amategeko ni umushinjacyaha wa buri gihe. Sibyo? Rero kugira ngo ugaragare ko udatwagwa n'ayo mategeko, wowe nuko bya bindi uba wamaze kubivamo, ntabwo biba bikikureba. Rero uyu munsi hari itegeko ry'uko mu Rwanda umuntu wese agomba gukora umuganda mu ngaruka kwezi. Sibyo? Umuganda ngaruka kwezi ukorwa rimwe mu kwezi nyine, ku munsi wa gatandatu cyangwa ku isabato ya nyuma y'ukwezi cyangwa ku gatandatu nkuko benshi babivuga wa nyuma w'ukwezi. Iri tegeko rirebana n'umuganda. Umuntu wagiye mu muganda no mudendezo nawe. Society ifite umudendezo afite. Ariko ndi niba ari umucuruzi azafungura abanza gukebera kubera ko itegeko ririmo riramutegeka, ririmo riramubata kudafunga, sibyo? Rero iyo bavuze ngo ntabwo tugitwagwa n'amategeko, nuko twemeye guhagarara mu mwanya mwiza amategeko yateganyije, sibyo? Cyo gihe rero iyo wabyubahirije ntabwo ukigengwa n'itegeko. Kubu ngewe ntabwo nabonwa itegeko ringenga ngo ntugasambane kuko nta busambanyi bumbamo, nta buntuyemo, nabivuyemo kera. Sibyo? Sinatekereza kwiba ngo mbite ngongwa n'itegeko rintwara. Oya, kuko nta bujura bumbamo, nta bumbamo. Ndi umwana w'Imana navutse ubwa kabiri. Ariko nawe ukikubamo hari itegeko umutima watubwa amategeko abiri. Yego. Itegeko rya mbere tuvuga ngo reka. Irindi umushinja. Yego. Ubwo urumva yuko nyine urugamba ruracyatwarwa nayo. Niyo mpamvu Paulo nawe yavuze ngo mpora nkirana n'ibyo byose. Sibyo? Rero bavandimwe bene data, iki kintu biba bigomba gusobanuka umuntu akabyumva neza. Hanyuma rero dusoze isabato ntigomba kuba umutwaro. Isabato ni umunsi w'umunezero. Isabato ugomba kuba ari umunsi w'icyubahiro cya Yahwe umuremyi w'ijuru n'isi. Ubyemera cyo arahirwa. Amen. Urumva? Ubyemera cyo arahirwa bene data bakundwa, utabyemera nawe ubwo afite ikindi azisobanura. Muri Kristo Yesu rero tugomba kuba dufite umudendezo, dufite ibyishimo, dufite amahoro. Hanyuma badusomera uyu murongo uvuga ngo ubyemera cyo arahirwa, ni muri Yesaya 56 umurongo wa 2. Hanyuma dusoze inyigisho y'uyu munsi. Yesaya 56 umurongo wa 2, hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu bikomeza, akisabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Amen. Yewe rero isabato ndayishoje. Inyigisho zirekeranye n'isabato ko nayishuriwe nuko nguko, nubwo nagiye mbivugaho mu ncamake cyane, ariko nuko nguko. Hari abantu rero bakunda gutekereza ko Yesu ashobora kuba ngo yaraje ngo akavanaho amategeko ngo akagira gute. Ndashaka kubaho uyu murongo ngiye gusoma, umuntu uzambwira ibintu Yesu yavuze hano akabinsobanurira neza, azabona tubwire ko Yesu yakuyeho amategeko. Sibyo? Kuko Yesu mu migenzereze ntiyigeze akuraho iki amategeko. Yesaya Matayo igice cya 5
ndagenda gake unsomere gake baze kutubwira ibi bintu ndasiga ari ibibazo mbabajije abazashaka bazadusubize bazandike muri komanderi sibyo batubwire uko bimeze. Gatanu uhereye ku murongo wa 17 ndashaka gusoma aya magambo mu buryo bwiza rwose bwitondetse. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Yego. Kandi ababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira. Yego. Amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato. Yego. Kugeza aho byose bizarangirira. Yego. No kuzicara ndashaka nsubiremo ako kantu ngo kugira ute 18. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira. Amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Ubwo se iyo Bibiliya niko ivuze? Ni by'ukuri subwo kansome na hano numva Bibiliya ntagatifu. Iyi ni Bibiliya ntagatifu yasobanuwe n'abasenyeri bakomeye cyane muri Kiliziya Gatolika. Ngo koko rero ndababwira ukuri kugera igihe ijuru n'isi bizashirira nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko ibyo byose bitarangiye. Ubwo inyandiko ni ukuri nuko ivuze. Kandi ntabwo ari amagambo y'umuhanuzi, ni amagambo ya Yesu nyirubwite ni ubyivugiye. Ku ijuru n'isi bizashira nibimara gushira ijuru n'isi bishira ubwo niho amategeko azavaho. Nibwo tuzavuga ngo ararangiye. None isabato ko yavuyeho ijuru ryaravuyeho. Isi siyo yararangiye. Ni ikibazo gikomeye. Kandi baratubwiye ngo nta Bibiliya bivuze neza iyo irabivuze ngo nta nakadomo. Kagomba kuva ku itegeko. Komeza 19. No kuzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'abayandi. Yego. Akigisha abandi kugira batyo. Yego. Mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Amen. 20. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditse n'uko abafarisayo. Yego. Mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ugukiranuka kwanyu mwebwe abaduteza amatwi ni kutaruta uko abo bayobozi b'amadini babigishije. Ni kutaruta abo bantu bigize abanyabwenge bagahindura amategeko y'Imana. Namwe Yesu arababwiye ngo ndababwiza ukuri ko mutazinjira mu bwami bw'Imana. Siko bimeze. Imana yacu yabwa icyubahiro. Rero umuntu ukubwira ko amategeko y'Imana yavuyeho akakubwira ko isabato yakuweho azakubwire iki kintu: niba ijuru n'isi byaragize gute byararangiye. Kuko Yesu yabivuze neza. Nsubirira kuri uyu murongo wa 18 wunsubirireho. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira. Yego. Amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Reka rero aka kantu iri somo cyangwa iri yerekwa turisoreza ahangaha, ariko wenda mvuge kantu gato kwitwa nk'umusogongero. Umusogongero abantu benshi bakunda kurebaho, nimba Yesu atubwiye yuko we amategeko atagomba kuvaho n'inyuguti n'imwe, yewe n'akadomo ntikaveho kugeza ijuru n'isi bizagira gute bizarangirira. Wowe ukaba warabikuyeho ukanigisha n'abandi kugira utyo. Bibiliya ntagatifu yavuze ngo uzabigiseswa mu bwami bw'Imana. Urumva? Ikindi tugomba kumenya, Yesu mu by'ukuri ntiyaje gukuraho amategeko. Hari abantu benshi bitwaza amagambo aboneka muri kino gice cya 5 bakavuga ngo mwumvise ko havuzwe ngo ntuzagenza utya, ngo ariko ngewe ndababwira ngo muzagenze mutya. Reka mbabwire ko Yesu mu by'ukuri yavuze ngo yaje kuzuza no gusohoza ibyanditswe mu mategeko n'ubuhanuzi. Siko yavuze? Yaje kubivuga kubisohoza. Bibiliya ntagatifu ngo yaje kubinonosora. Urumva? Reka nibutsa abantu akantu bagomba kumenya. Yesu yaravuze ngo haranditswe ngo ntugasambane. Ngo ariko ngeweho ndababwira ngo umuntu nareba umugore wundi akamwifuza azabagize ati azaba yamaze gusambana. Niba itegeko ryarabwaho ko umuntu wasambanye bagomba kumutera amabuye, bivuze ngo noneho aho bigeze no mu mitekerereze niba watangiye no kubitekereza bagutera amabuye hakiri kare. Sibyo? Gusa ikibazo nuko mu mitekerereze baba batahita bagira gute bahaba. Ariko Yesu akubwiye ngo wicire urubanza hakiri kare mu mutima, kuko wowe ubwawe wakagombye guterwa amabuye utari wanabishira no mu bikorwa. Akone kamwe. Aka kabiri yaravuze ngo handitswe ngo ntukice. Sibyo? Ngo none nutukana ngo wagicucu. Umuntu wishundi yagombaga kujyanwa mu rukiko bakamukatira urwo gupfa kugira ngo amaraso ahorerwe ayandi. Siko bimeze? Ngo ariko ngeweho ndababwira nti uzarakararira mwene se bamujyane mu rukiko, uzatuka mwene se ngo ni igicucu
nawe niho agomba kujya. Uzamubwira ngo wamupfuwe wakigoryiwe bagomba kumuhambiriza urusyo bakajugunya he muri Gehinomu. Eske iri tegeko barikuyeho ahubwo rihise rigira uburemere kuko Yesu wahita agaruka mbere yuko icyaha nyirizina gikorwa babe bamaze kugufata hakiri kare bakujyanya suri kubyumva. Aravuga ngo ntukihorere. Burya iyo umuntu yabaga yihoreye, iyo babaga umuntu yakoze icyaha bagahita bamujyana mu rukiko hagabaho guhora, ikibazo cyari kiri mu miryango cyangwa birangiye birakemutse sibyo. Ariko arakubwira ngo ntukagire gute, ntukihorere, mutegereze Uwiteka ari uzahora sibyo. No kuvuga ngo wowe mwene so nakugirira nabi uzamugirire neza, nagukubita urusha uzagira ute, uzahindukiza bagukubita. Iri tegeko araryoroheje cyangwa anibwa rikomeje cyane. Ubu rirakomeye kwihanganira urushyi, kwihanganira ibitutsi bagututse, kwihanganira umuntu uguciye ikiganza akabwira ngo ndakubabariye. Dirasaba kurinda intekerezo. Urakoze cyane. Ibi byose Yesu anamanza kwerekana ko ibi byose bikorwa biturutse mu ntekerezo zacu. Kandi aho ngaho niho n'ikintu cyitwa urukundo gishingiye. Kwa kundi dukwiye gukunda Imana tugakunda bagenzi bacu. Ya mategeko igihe ashorewe na yambaraga y'urukundo. Yego. Byahereye kuko urukundo birahera mu bwonko, yego, mu mitekerereze. Kudasambana bikaba bihereye mu mutwe kabisa. Icyo birasaba ko Kristo abatuye muri wowe. Ari nacyo gituma amategeko nyine atweka ko nta mbaraga dufite dukeneye Kristo. Okay, si byose. Nibyo rwose Paulo yabivuze neza, iby'amategeko atashoboye kubw'intege nke za muntu. Yego. Imana yabishoboye ikoresheje Kristo Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ngira ngo ikiganiro cy'uyu munsi kubyerekeranye n'iyerekwa ryo kwisabato, uko twahishuriwe kwisabato kirarangiye. Rero ndasaba ko buri wese atekereza mu mutima we, wumvisha iki kiganiro akagisha inama umutima we n'ibyanditswe byera kuruta uko yagisha inama abamubereye abayobozi. Ntagendere kandi muri bya bindi byo kuvuga ngo menyereye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo kwizera kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo. Ntabwo muzajya hehe mu ijuru. Hanyuma yahandi Yesu yaravuze ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'uwa Herode. Bityo rero bene data bakundwa, ndasaba buri wese kuko twahawe uburenganzira bwo kwigererayo kugira ngo buri wese yibarize Imana, abaze n'ibyanditswe byera kuruta uko yabaza abamuhagarariye mu myemerere mu idini. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze, bye. Dushimira Imana cyane ku bwa Abdallah n'amagambo akomeye atubwiye. Hari wahereyeho by'amayerekwa muri cya kibaya, ubona abantu bajya gushakisha imbaraga n'ibindi. N'uburyo abantu bari kubwirwa amakuru atariyo, babwirwa Yesu w'ibitangaza, atari Yesu ukiza umunyabyaha. N'uburyo kondisiyo bafite ari uko batagomba kuvuga ku cyaha. Harimo n'icyaha cyo kwica isabato rega. Buriya ari amakuru rwose namwe. Nibuka misiyo Kristo yaduhaye. Yesu yatubwiye amagambo muri Luka 24 uhereye ku murongo wa 45 ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Maze aratubwira ngo nimwe bagabo b'ibyo. Nuko rero ukuri kose kutajyana umunyabyaha kugakiza, kutamuyobora ku kwihana ngo babarirwe ibyaha bye, ntabwo ari ukuri. Iyo nyigisho ntabwo ikwiriye. Nkuko usoje utubwira ngo twigerereyo, reka dutumbire Kristo ubabarira ibyaha, harimo n'icyaha cyo kwica isabato. Igihe Imana itumurikiye umucyo twemere kuwugenderamo, twe kuba babandi bakunze umwijima bakawutisha umucyo, ahubwo twishimira umucyo uturuka mu ijambo ry'Imana. Reka rero ngo twaganire n'umuntu w'Imana, yatubwiye byinshi cyane mu kanya gatoya. Ahari niba watwemerera waduha adresse, umuntu ukeneye kuvugana nawe mu buryo bw'umwihariko buri direct azabashe kukubona. Rero nkuko nababwiye nitwa Bizimungu ari Yusufu Abdallah. Benshi banzi nka Sheikh Bizimungu ari Yusufu nyine Abdallah. Noneho rero no kuvuga ngo adresse zanjye ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, rimwe na rimwe ushobora kumpamagara kuri telefone ntubone nimero yanjye kubera ko ushobora kuyihamagara nticemo cyangwa se kanacamo rimwe ikikupa. Yego, hari igihe biba byagenze bityo, sinzi ikibazo kiba cyabaye kuri telefone. Hanyuma rero ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukandika ubutumwa busanzwe ukoresheje izi nimero za telefone ngiye kuguha.
0788 70 59 51 cyangwa 0728 91 10 icyubahiro cy'Imana data wa twese ushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi kibane namwe kandi umugisha w'Imana ukomeze kubaho. Dushimiye Uwiteka wabanye natwe muri iki kiganiro kandi ko azakomeza kubana natwe ahereza umugisha iyi channel n'abayikoraho bose n'abayikurikiye mu izina rya Yesu, amen.